umwana w'umuntu wishyiraho ibyaha bye wowe utaracumuye washoboraga kutabyitaho umunyabyaha akarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane ariko shima Mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje ntiwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza i Kalvari wakoze abatuye isi na rukundo rusumburwa washoboraga kutabyitaho umunyabyaha akarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane ariko shima Mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje ntiwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza tuzamuye amajwi tuti haleluya shimwa Mwami Yesu haleluya icyubahiro ni icyawe iteka ryose tuzamuye amajwi tuti haleluya shimwa Mwami Yesu haleluya icyubahiro ni icyawe iteka ryose washoboraga kutabyitaho umunyabyaha akarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane ariko shima Mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje ntiwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza shima Mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje ntiwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza
twitegereza amateka mabi yaranze u Rwanda rwacu, twibuke jenoside yakorewe abatutsi n'amateka mabi, mateka mabi y'amaraso yakwiye kuturanga, tuyahereho tuyigireho, dutegura ejo hazaza heza, dutekereza amateka mabi yaranze u Rwanda rwacu, twibuke jenoside yakorewe abatutsi n'amateka mabi, mateka mabi y'amaraso yakwiye kuturanga, tuyarereho tuyigireho, dutegura ejo hazaza heza. Birashoboka abanyarwanda dushyize hamwe, tuzabasha kwivana muri Yesayo, ayo mateka yaturushemo mu mbaraga zacu, hamwe n'ubwenge bwacu, ari nabwo twizeye Imana. Birashoboka, birashoboka. Twese nk'abanyarwanda twiyemeze kuba umwe, nitwe tuzi iby'u Rwanda kurusha abandi bose, nidushyire hamwe duhindura amateka, si ukwibagirwa ariko duhangane n'ibyo byose bishaka kuduca intege, tuve mu bwigunge turebe imbere. Birashoboka abanyarwanda dushyize hamwe, tuzabasha kwivana muri Yesayo, ayo mateka yaturushemo mu mbaraga zacu, hamwe n'ubwenge bwacu, ari nabwo twizeye Imana. Birashoboka, birashoboka. Mu mbaraga zacu, hamwe n'ubwenge bwacu, ari nabwo twizeye Imana. Birashoboka, birashoboka.
umukiza dorageze kwirembo ambara umwenda wawe menyesha n'abandi bose biteguye umwami agiye kugaruka ukanguke mube maso itegura uwo mwami n'ibindi bibayobya ibinezeza by'isi nk'imbuto zikwiriye abiteguye agakiza araje dorageze kwirembo ese muvandimwe witeguye ute kwakira umukiza dorageze kwirembo ambara umwenda wawe menyesha n'abandi bose biteguye umwami agiye kugaruka ese muvandimwe witeguye ute kwakira umukiza dorageze kwirembo ambara umwenda wawe menyesha n'abandi bose biteguye umwami agiye kugaruka barakoze cyane Ambassadors Choir uwo twabanye guhera ikiganiro gitangiye kandi turaza no gusuzanya ikiganiro n'ahantu muri bujye turakomeza tubane muri iki gihe dukomeje kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994 turashaka kwibaza muri tureka tubaza umuyobozi wabo muri tuzi ko muri Ambassadors Choir murimba indirimbo z'Imana muririmba indirimbo zo kwibuka ese turashaka kwibaza ni gute mutekereza kuririmba indirimbo zo kwibuka hari igihe usanga amakorari menshi ugasanga nago aririmba indirimbo zo kwibuka yitaye ku ndirimbo zo kuramya Imana gusa ariko mwebwe mufite ibintu mufite byose mufite indirimbo ziramya Imana kandi mufite n'indirimbo zo kwibuka tukwibaza ukuntu mubitekerezaho nyine ukuntu mwabitekerejeho kugira ngo mugere kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo reka turirimbe indirimbo zo kwibuka. Murakoze cyane. Impamvu turirimba indirimbo zo kwibuka nuko iyo dutekereje icyafasha umuntu ni mugari. Hari ibintu biri sociale, hari ibintu bijyanye n'ibyo twizera iby'umwuka, hari ibintu bijyanye n'ubuzima bwacu bw'umubiri, hari ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari ibintu byinshi cyane. Iyo rero dutekereje gufasha umuntu cyane mu gihe nk'iki, dutekereza nyine ibyiyumvire by'umuntu kugira ngo turebe icyo twamufasha mu gihe gikwiriye kandi mu buzima arimo. Niyo mpamvu rero twagura umurimo tukareba umuntu muri rusange, ntiturebe ikintu kimwe gusa, ahubwo tukareba ubuzima bw'umuntu muri rusange. Ubuzima buri hehe? Buri mu bice byinshi by'umubiri. Harimo intekerezo, harimo ibyo twizera, harimo iby'umubiri, harimo ibiri sociale cyangwa se imbonezamubano. Iyo tureba umuntu rero tumureba mu bice byose. Niyo mpamvu rero tumugezaho ubutumwa buhwanye n'ibiharimo cyangwa ibihe turimo kandi mu buryo bwamufasha. Niyo mpamvu rero twatekereje ko twagura umurimo tukagera ku bantu bose kandi mu gihe gikwiriye. Murakoze cyane. Uyu munsi twari turi ku nsanganyamatsiko igira ati ese kwizera
kwizera Imana mu bihe bikomeye. Ese ni ukubera iki dukwiye kwizera Imana mu bihe bikomeye? Kandi ugasanga turi ku nshuro ya 24 twibuka abacu bazize jenoside mu 1994. Twakibaza mwege mu bitekereza gute nka korali ambassadors? Murakunzwe cyane mu Rwanda, abantu nta muntu utabazi muri make, abantu benshi barabazi bitewe n'ubutumwa mutanga binyujije mu ndirimbo zanyu kandi bwubaka abanyarwanda. Mwebwe mubibona gute kuri uyu mwaka aho bimaze kugera, kuva aho byabereye kugeza ubu ngubu hari impinduka zigenda ziba buri mwaka? Ese mubona bigezeho kuri uno mwaka w'inshuro ya 24 tugezemo twibuka? Urakoze cyane. Reka mpere ku kwizera, impamvu tugomba kwizera. Ubundi kwizera bivuze iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, utashidikanya ko bitazaba. Kwiringira rero ni ingenzi. Iyo utamenye kwizera ntugera no kwiringira. Kandi baravuga ngo ushobora kubaho iminsi myinshi utarya utanywa, ariko iyo udafite ibyiringiro nta nubwo warara ijoro rimwe. Ni ukuvuga ngo rero kwizera mbere na mbere bidufasha kugira ngo tugire ibyiringiro. Ejo umuyobozi w'igihugu yacanye urumuri, rwa rumuri rwitwa ngo ni urumuri rw'icyizere. Kwizera rero bidufasha cyane cyane kugira ngo tugire ibyiringiro. Rwa rumuri rw'icyizere kugira ngo rube icyizere cy'abanyarwanda. Nyuma y'imyaka myinshi cyane jenoside yakorewe abatutsi baye, haracyari imitima myinshi ibabaye, haracyari abantu benshi bababaye, haracyari abantu benshi babana n'ibikomere. Kwizera rero biradufasha kugira ngo n'ibi bikomere Imana ishobore kubyomora, na bagenzi bacu badufashe kugira ngo ibyo bikomere dushobore kuba twabivamo. Byakira kandi birakira. Ibikizwa n'iki? Ibikizwa n'ubutumwa nk'ubu ngubu twazanye aha ngaha kugira ngo tubusangize abanyarwanda. Bikizwa na bwa bufasha umuntu ahabwa na bagenzi be, ariko cyane cyane bifashwa n'Imana kuko niyo idutabara mu bihe nk'ibi ngibi. Kwizera nanone biravuga ngo kwizera nanone ni ukumenya ko ibyo tutabona ari iby'ukuri. Hari ibintu byinshi tutabona mu buzima biba bituzengurutse kandi tutazi ko biriho, tutazi ko ari iby'ukuri, ariko iyo dufite kwizera turabibona. Twabibona tukagira icyizere, tukagira ibyiringiro, tukamenya ko Imana iri kumwe natwe, tukamenya ko hari bagenzi bacu badusengera, tukamenya ko hari bagenzi bacu biteguye kudutabara. Kandi iyo badutabaye kuko natwe dusubiza intege mu bugingo, tukumva turakomeye, noneho ubuzima bugakomeza. Hashize imyaka 24 twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside ni icyaha kidasaza, kandi n'ingaruka zayo zigira igira ingaruka z'igihe kirekire cyane. N'uyu munsi rero niyo mpamvu dukomeza kwibuka. Kuki twibuka? Kuko iyo utibutse aho wavuye ntumenye naho ujya. Iyo utibutse aho wavuye ntushobora kumenya uko wakosora amakosa yabaye. Habaye amakosa menshi muri iki gihugu ashingiye ku butegetsi, ashingiye ku myizerere yacu, ariko iki ni igihe cyo kwibuka ayo makosa kugira ngo tuyakosore, noneho amateka yacu ashobore kuba meza. Noneho twitegure n'igihe kiri imbere. Igihe kiri imbere nk'abakristo twizeye kugaruka kwa Yesu Kristo. Twizeye ko muri iyi si turi abahisi n'abagenzi, ariko Imana yaduteguriye aheza. Yesu ajya kuva kuri iyi si yabwiye intumwa ze ati mwizera Imana nanjye munyizere. Nanone kwizera biragaruka. Kubera iki? Ko yabonaga ko bafite kwizera guke. Abantu rero bagomba kugira kwizera. Hari naho bamubwiye bati mwami twongerere kwizera. Iki ni igihe cyo kugira ngo kwizera kugwire mu banyarwanda. Twizere, tugire ibyiringiro, tumenye ko ejo heza hadutegereje. Ari igihugu cyacu kiratera imbere. Turabishimira ubuyobozi bwacu kuko ari ubuyobozi bureba kure. Turanashima yuko dufite umudendezo wo gusenga no guhumuriza abanyarwanda mu gihe nk'iki. Nge no ku ijambo ryo guhumuriza, nanone ijambo ry'Imana riratubwira ngo muhumurize abantu banjye. Iki ni igihe cyo guhumuriza abanyarwanda. Iki ni igihe cyo guhumurizanya ubwacu kugira ngo dukomere, kugira ngo turebe ko ejo heza hariho,
kandi tubyizere, tumenye ko iki gihugu kiratera imbere. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo muhumurize abantu banjye kuko namwe mwahumurijwe. Twarahumurijwe rero, natwe dufite inshingano zo guhumuriza abandi kugira ngo nabo ngo tubabwire amagambo yororetse imitima. Nibwo butumwa dukeneye. Imana idufashe kugira ngo muri iki gihe cyo kwibuka dukomere, dushikame mu Mana, kandi Imana iri kumwe natwe. Murakoze. Murakoze cyane. Aho murakoze cyane umuyobozi wa Ambassadors Choir, aho kenshi yagiye agaruka ko twizere, tugira ibyiringiro kugira ngo tumenye twubake ejo hazaza, kuko iyo utibutse, iyo wibutse ibibi byabaye bigufasha gutegura ejo hawe heza. Tugiye kongera kubasaba indirimbo imwe tuhita tugaruka ku mutumirwa wacu agiye kuduha ubuhamya bwe. Murakoze. Iba irihe, Imana ibirihe, igihe ibintu byakomeye, wikunda gusa niyishe. Ibirihe, ibirihe, Iba irihe ko nzi kwishoboye guhagarika ibyago byose, ibisa ndetse n'intambara. Ibirihe, ibirihe, biba iri ahantu runaka, ahandi ari wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera. Ntabwo iba yihishe, ibiri kumwe n'abababaye, ishaka ngo bace muri uwo muriro bawumvemo bakeye. Nimucyo duhumurizanye, nubwo twaba tunyura mu bigoye, Imana iriho ntigeze itwihisha. Yego niko biri, ufite byinshi bikuremereye, bituma uhora wibaza uti Mana irihe. Abanyarwanda n'u Rwanda, natwe twarakinyoye icyo gikombe, ariko mu gihe gikwiriye iyo Mana iratuzahura. Humura, humura, ibyawe byose irabizi. Biba iri ahantu runaka, ahandi ari wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera. Ntabwo iba yihishe, ibiri kumwe n'abababaye, ishaka ngo bace muri uwo muriro bawumvemo bakeye. Nimucyo duhumurizanye, nubwo twaba tunyura mu bigoye, Imana iriho ntigeze itwihisha. Iba iri ahantu runaka, ahandi ari wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera.
bwibahishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye imucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho ntigeze itwihisha